Shalom beautiful people, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Turagarutse abari bashyashya hano, welcome, musubscribinge, abatari bashyashya hano nkuko bisanzwe iteka tubasiplashingaho n'ibintu byiza bigiye bitandukanye. So uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa wacu, ndizera ko ari bwivuge. Twebwe icyo turi basabe ikiganiro kitaratangira, please muduhe subscribe, comments, mutubwire icyifuzo cyanyu cyangwa se inyunganizi, Instagram handles zacu cyangwa se aho mwadusanga ni Kamikazi Linda, kugira ngo ibyo mutifuza ko biba public, just text us inbox. Welcome once again. Museme tevuga ngo welcome Titi kandi nyakira neza nyine. Amazina yanjye banyita Titi Brown. Niryo rizwe ryo kundanga muntu nago napfa kurivuga. Oya sina ngombwa nta. Narakoze cyane. None abantu baraza kwibaza rero ngo gute Titi na Linda bavuye bagiye kutubwira ibiki. Nta kintu tuje kubabwira. Bareta batungurwa kandi tuje kubabwira. So tuje kubabwira ikintu navuga ngo abantu mu buzima busanzwe badakunda gusharinga, kubera ko tuzi ko niwe umuntu ari muri, tubyita ko umuntu ari muri a gospel word cyangwa circular word, uragenda ibyo wajyamo byose story yawe irivugira, cyangwa se hari ikintu ugira gutya ugasanga cyakugize uwuriwe. So Titi araza kutubwira mu bintu byagiye bimugira uwuriwe. Ubu none aha navuga ngo kugira ngo dutangirane, hari ibintu byinshi Titi yagizwe nabyo, famiye, karakteri n'ibindi, ariko ku batamuzi cyangwa se kubumva bashaka kumumenya, wa describinga gute Titi mu magambo atatu kutagiye kure? Amagambo atatu: Titi Brown ni imfura mu rugo, Titi Brown ni umubyinnyi by professional, Titi Brown ni umukristo. Wow. Nagiye kure, ndagira ngo ubanze uhere kuri icyo ngicyo uvuze. Ejo bundi mperuka kubona ahantu wagiye bahita bavuga ngo wakiriye agakiza. Just kubera ko ama-comment y'abantu. Ariko ntabwo ari icyo tuje kuvugaho nonaha. Tuje kuvuga ko hari igihe umuntu ahita yihutira kujudginga ariko atazi ikiri inyuma. Ni iki gishobora kuba gituma Titi Brown ashobora kuvuga ngo ni umukristo? Mbere na mbere nuko nakiriye agakiza, sibyo? Icya kabiri ni imyitwarire, uburyo tubaho muri societe. Nuko ngo akenshi nyine nkomeje kuri icyo kintu wari uri kuvuga, abantu hano hanze nyine bo like bumva ko umuntu ukijijwe ari umuntu uririmba muri korali cyangwa se ari umuntu protocol. Kandi nkeka ko abantu bose baza kuri church ntabwo nyine bose baba baririmba muri korali. So buri muntu wese afite uburyo akoreramo Imana ye, buri muntu wese afite ukuntu aganira n'Imana ye, so bitandukanye n'ibya mugenzi wundi. So njyewe navuga ko ikintu gishobora kuba cyaranamfashije cyane no kubera famille nakuriyemo. Nakuriye muri famille isenga, nyine mbese nisanze menye ubwenge, nsanga mama asenga, wenda papa we nawe yarasengaga ariko ntabwo we byari nyine kuko yinyweraga akabyeri, ariko nyine yisengera mu bakatolike nyine. Gusa nyuma naza guhindura, aza gukurikira nyine imyemerere ya mama wanjye. So rero urumva ngenda kuriye muri ubwo buzima. Mbese namenye ubwenge na myaka, urabizi ko ari imyaka 18 abantu benshi tugeramo, ugasanga iyo myaka turi mu bigari, turi mu bigari nyine like urabizi ibyo ndi kukubwira. Ugasanga umuntu ari kujya guhinduka ageze mu myaka, kandi ubundi niyo mpamvu bavuga ati buri kintu utakoze muri iriya myaka ukaba nyine ntabwo uba ukigikoze. Ubwo niyo ugikoze nyine ubwo ngubwo ushaje kugiraho ingaruka. So urumva ngira ya myaka rero bwa Dorisa nayigize nibera mu rusengero. Hari n'abantu buriya babona, hari nk'abantu bajya baza mu buzima bwanjye ari bashyashya, ari inshuti zanjye ande like ntabwo unywa inzoga, gute se utanywa inzoga n'amatabi? Kubera iki? Ya discipline nakuranye muri church no muri famille yarankurikiranye, kandi ngiye nta nubwo njya nemerera ku bintu bivuga ngo ngiye ngo umuntu ahindura undi, kuki wowe utamuhindura? So ngiye mbifata nk'intege nke. So ngiye ntabwo klima nagiyemo ngo yo kubyina wenda muri sekera nigeze imvana kuri discipline yanjye y'ubukristo kabisa. Uvuze ikintu cyiza, abantu bose bazi ko umukristo ari uwarangije kugera ku musaraba, reka nkoresha iryo jambo, kandi ntabwo tuzi ko umukristo ari umuntu uri kugenda agana inzira y'umusaraba. Urwo rugendo ni rurerure. Kubajya bareba hari imfashanyigisho nyinshi tujya tugira,
ngo gatabo k'umukristo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo umukristo cyangwa se ntabwo umuntu ukijijwe mbese aba mu buzima bwo gukizwa umunsi ku wundi. Nkeka ko aribwo ubu ngubu uri kutuganirizaho kwa ko igituma ugira iyo consistency niyo discipline wihaye. Ni ukuvuga ngo niyo discipline warabirebye uravuga uti ngiye kugira ngo ngere ahantu nka hariya, kugira ngo nkore ikintu nka kiriya ngomba kugendera kuri uriya murongo. Uyu munsi wajya gutesha ukongera ukavuga ati ariko hari ikintu niyemeje. Ikindi numva mu bintu bikomeye uvuze ni ukumva ko twese twahamagawe mu buryo butandukanye. N'abashobora kureba kino kiganiro bahitavuga ati ese hari ukuntu buri wese nyine agenda mu bitekerezo bye, kandi si ngombwa ko n'ukuri tuba dukwiye guhuza ibitekerezo, ahubwo ibyo bitekerezo bigiye bitandukanye nibyo duhuza bikaduha ikintu kinini kandi kimwe. So uku nguku dushobora kuvuga ngo wahamagariwe kuba umubyinnyi cyangwa se icyo waremewe ni ukuba icyo uri cyo ubu nonaha tubona, ariko ntibikujyane cyangwa ntibikubuze kugaruka mu nzira ugomba kuba urimo, mbese bikuzuzanya. Wadusangiza gato nk'ingamba cyangwa se umurongo ubihereza kugira ngo nyine urumva hari ushobora kuba ari hariya agahita acibwa intege no kumva hari abantu benshi bavuga ko iyo uri mbese ibicantege bikubwira ngo niba uri kujya ahangaha, niba ugeze aha ngo reka n'ubundi ngo ntabwo uzigera ugerayo, byihorere, bikagusubiza inyuma cyangwa se bigahita bituma ufata indi nzira. Kandi wagakwiye kuba ugeze aha ahubwo ukabona nabyita ngo ama pushing y'abantu cyangwa se ibintu bituma ukomeza kugenda kugeza ugeze kuri rwa rugendo rwawe. So ahangaha wadusangiza ni iki gituma titakomeza kugenda umunsi ku wundi kugeza ageze kuvuga ngo hari umunsi nzagera nkavuga ati nageze ku musaraba koko. Nk'uko wari ubivuze, icya mbere ni discipline no kubaha Imana, kuko buriya njya mvuga ko discipline irimo ibintu byinshi. Hari gukunda akazi ukora, hari ukubahiriza igihe, nyine like ni ibintu byinshi. Noneho iyo bigeze mu kubaha Imana no iyo wubaha Imana, like iyo wubaha umuntu ugendera mu nzira ze, sibyo? Like ntago ushobora gukora ikintu gishobora kumubabaza. So urumva rero ngewe ibintu byanjye byose nkora mbiragiza Imana. Njya mbwira n'urundi rubyiruko duhorana nkababwira ati ikintu cyose wakora ariko utari undercover, nyine udakavarinzwe n'Imana, ushobora kugenda ukagera mu kirere, ariko iyo uhanutse ubanza ubwonko, nyine ubura ikikuramira. Njya mbivuga true my story kubera yuko nigeze kugira ibyago ndafungwa, sibyo? Naje kugira igihe ndiheba, sibyo? Urumva nawe urumva ntuhari, nturi gukora, sibyo? Noneho urafunze, abandi hanze ubuzima bwarakomeje, barakomeza barakora. Najyaga ndeba televiziyo nkavuga ati Mana we, ubu kuko nzataha abanyarwanda bakinyibuka, uri kumva? Ariko rimwe kuko harimo n'ubundi nk'uko nanjye nagize ibyago bakamfunga, hari n'igihe umukristo rwose yisanga mu bintu bagasanga baramufunze from nowhere. So urumva hari umuntu twaganiriye arambwira ati gutaha bwo uzataha gutyo. Yitwa Morodekayi, niko namumenye. Twarahuye arambwira ati nujya kuburana uzahita utaha, kandi ntuzigere ureba mu gihe uzamaramo hano, kuko Imana igufiteho umugambi. Arambwira gusa ikintu ugomba gukora, ugomba kuzajya usenga. Nimba hari igihe nasenze, Yesu we, muri gereza narasengaga. Ari ahaboro twajyaga tujya haba igikuta, tukabona huzuyeho nk'abantu nk'ijana bari kugikubita dusenga nyine nka nimugoroba nyine. So hari ni ahantu ugera n'umuntu nyine wakoze bya danje aca bugufa agasenga. So narasenze, ndibuka yuko nagiye kuburana baba baransubikiye, ndavuga turiya muhanuzi ne yaba yaranuburiye, yaramfeze. Ariko sinibagirwa ikinyarwanda yakoresheje, yaravuze ati nuburana uzahita utaha. Kandi buri rubanza iyo barusubitse ntabwo uba waburanye nyine, kuko uragenda bakaguhamagara izina ryawe, umucamanza akatavuga ati urubanza rurasubitswe kubera izi mpamvu, ntabwo uburana. Kandi koko umunsi naburanyeho nahise naha. So nyine ngiye navuga ko nabonye ubuntu bw'Imana, kandi no mu gutaha aho kugira ngo nsubire inyuma, ahubwo nakomereje aho nari ngeze mitana naharenga, sibyo? So rero niyo mpamvu ndi kukubwira yuko nkeka ko akenshi niyo ntaza gusenga cyangwa nkabona ndatashye biraho, like nashoboraga no gutaha abantu nyine
kubera ko Imana ikoresha abantu nyine bakavuga ati yafunguye nyine tumwihorere just byarangiye ugasanga nyine mbuzaho ntera mbuze niyonge ariko Imana yabanye nanjye haba mu bahanzi twakoranaga haba mu banyarwanda nyine badukurikirana barongera nyine banyereka urukundo n'ubundi nk'urwo banyerekaga before ngera mu bibazo so ikintu rero njya nkomeza kubwira abajene ndetse n'abantu bose ibintu byose wakora ibyo biragize Imana yego so nge ndumva iyo niyo key password yanjye nkoresha discipline no kubaha Imana yego nakunze ko agarutse ku kintu cya discipline ni ukuvuga ngo hari abantu batazi definition ya discipline yego batazi icyo bivuze kugira discipline akazavuga ati umva ngira discipline ngira discipline ariko hareba umuntu uri kubwira ngo agira discipline ugavuga murakoze mugira discipline wica akazi ndagira ngo utugirire imuzi kuko urumva uyu munsi y'umuntu abonye runaka yakiriye agakiza ahita amutegera mu byo akora kuko bagahita bavuga ati na Bibiliya bivuga uzabonera mu mbuto bera n'ibiki ariko suba igiti kiratewe ejo kigiye guta kimera imbuto ni iki kiri butume izo mbuto zivomererwa kugeza igihe igiti gikuze kikavamo imbuto ni iki kiri butume uwo muntu avuga ati nkunda discipline ngenda yigira akayikora ukavuga uti yego uyu muntu agira discipline kuko hari igihe ushobora kuvuga uti nabyeretse Imana ariko ntubivuge ko wageze aho ukadoutinga dukunda kuvuga summary y'ibintu tukavuga uko byatangiye n'uko byarangiye ariko ntituvuge neza uko byari bimeze ndi gukunda muri amasomo nakuye muri iyi filime nabwo nagerageza kwibuka ariko numva ari straw amasomo arimo wararize nuko ndije nitubigaruke wararize oyambwira amasomo arimo wararize aha twarabanye yakubwiye ndaza kumubaza ubwo amasomo ngiye nakuyemo nuko hariya bafashe urugendo barabitwereka rwose ari nacyo nawe turi kugusaba muri ruriya rugendo harimo ibintu bigoye kuvuga biteye agahinda kwerekana twa tudetayi uvuga ngo twagiye gushakisha ariko turiya niko twubaka abantu ariko hari challenge burya zituma uba strong hari na challenge nyine overcoming bikarangira ishobora kuba challenge ishobora kuba imbogamizi ugira ariko iza kugufasha umunsi ku wundi cyangwa se urabizi ko bizarangira igufashije ubwo ni nk'izihe wadusharingamo muri izo ngizo ujya ugira imbogamizi se urumva imbogamizi muri runo rugendo umuntu aba ziba ahantu hose nyine ariko ndumva bayida wagiye nabisobanura ibintu bimwe urumva nimba ngiye muri kano kanya nyine of course wenda ndi umubyinnyi kandi nabitangiye kera wenda mpaye abantu story yanjye yo gato buriya ngiye ninjiye mu kubyina kubera umukobwa nukuba ngiye nikiniraga umupira ngiye nari nzi ko nzaba mu footballer kabisa kubera ko nari nanazi futu nari mubi cyane reka rero umwana w'umuhungu azace ku rusengero bita Vivante rwo mu Gatenga urumva kuko like najyaga njya gukinira kwa Carlos nyine hari ni Centre de Jeune wenda abantu bazi mu Gatenga barahazi noneho ngi kubona mengereze mu rusengero drama iri gukora drama iri mirakora mbone crush yawe wanjye byina drama ndavuga ati none se ubu uyu kandi Linda byarangoraga kuvuga ati wenda nzamuvugisha ute nzamugeraho gute ariko ngewe nkaba nariyaminiyaga hari ukuntu najyaga ndi ababyinnyi wenda babaga baje gukora practice nyine kwa Carlos nkataha mu rugo mvuye gukina nyine nkajya mu cyumba kabisa nkakata umuziki none icyo gihe ikintu cyose kibaho ni iki naragenda yicara mu rusengero ndabareba babyina noneho ndataha umunsi ukurikiye ntabwo nagiye gukina umupira umva namenye ko bazarepetana none ejo ndagaruka noneho bari kubyina like hari indirimbo bayita Shuda nibagiye ukuntu igenda ariko ni ya Franklin uriya muntu uza uriya mu gospel artist wo muri US noneho basoje mpita ngenda ndeba umuntu wari kubatoza bamwita Remi uriya Remi ni byose niwe muntu watumye buriya nyine mbyina kuko icyo gihe yambwira ati
ntago nyine twakira abantu ntabwo nyine ntago ubona rugomba ndo umubyeyi ndagenda namubwira kuko nshaka kujoininga drama yanyu ngo urakina ngo urabyina se ndavuga ati ndagerageza ngumushyiremo indirimbo wabyina imbere ya crush ndavuga ati nabyina uzi ikintu cyose cyo Linda za choreography zose bari kubyina ntazirepese narazibyinnye gusa sinazibyina neza nk'umuntu wa repese ariko yahise abibona ko mfite akantu se yatambwira ngo nta kibazo ndakwemereye noneho amasaha barepeteraga yahuraga nayo nayatize zacu za football noneho ndavuga ati so ndabigenza gutera nangira kuzajya nyine hano nsiba hano nkajyayo hano ngasiba yaje nkajya ariko mitavuga ati shamfashe umwanzuro noneho urumva ni nka kwa kundi urumva nyuma ikintu cyase kibaho kigitangaza bya bintu by'ubukurashi nahise nanabyibagirwa mitambikirizwamo noneho mva muri drama ya Vivante nibwo nahise njya gusengera zayo n'imita njya no muri drama yaho ndakomeza nyine umurimo w'Imana nyuma nyine biza kurangira ubwo najya nsharinga abantu gato my story nyuma biza kurangira njya hanze ndavunika ndastrugglinga ari byo bavugaga ndastrugglinga kabisa urumva kuvunika strugglingaga ubwo ni nka gute nyine byo ngiye kukubwira urumva ngeze hanze umuhanzi akakubwira ati uzaze kubyina muri clip yanjye nzaguha 10,000 sujya ukabyina clip yarangira ntago wamenyaga haciye akaba ari byo byonyine utahana ugataha n'amaguru reba nko kuva wenda nka hese kandi waje uzi ko uri butahana amafaranga wanitegeye rero ikintu nashaka kuvuga like ikintu cyose umuntu akora nyine like niyo ya discipline nyine ukavuga ati ngiye ndimo ndakora kano kanya ndimo ndavunika ariko vision yanjye niyo nta n'umuntu waba uri kureberaho uvuga ati wenda ngo ndi kurebera kuri kanaka kuko buriya ngiye njya mbwira abantu ngo nta muntu kwa kundi bati ngo umuntu kumotiva nta muntu ugimotiva like story yanjye ubuzima nabayemo nibwo bumutiva gukomeza kugenda kuko nimba naratangiye njya kwibana narabaga mu nzu ya veni nishyura veni ku kwezi ubu nkaba ngeze mu nzu wenda yangahe navuze urumva itari mbi kubw'umutekano wanjye itari mbi ndakora nkavuga ati ntago ngomba gusubira hari ahantu navuye so rero discipline nanjye kwisobanura ariko n'ubundi before mbaza kino kibazo wabanje kwisobanuramo gakeya urumva discipline ubundi wigira bitewe n'ahantu uri sibyo ahantu ukorera like ubuzima bwawe bwa buri munsi ukavuga ati nimba ndi umukristo biransaba iki kugira ngendere mu nzira like Uwiteka nshakamo biransaba discipline imeze gute nimba ndi gukora wenda muri hoteli kuri reception ndi umukristo biransaba ihe discipline kugira ngo akazi ngakore neza noneho like n'ubuzima bwanjye bwa Kristo bugumemo neza so biri mu bintu nge bijya bimfasha kuko urumva ngiye nabanye n'abantu banywa ibiyobyabwenge amawidi nyine inzoga urumva kandi ntago ngewe nigeze mba affected hari ukuntu nyine ijambo bajya bakoresha ati Imana nguri idage ngavuga ati ahubwo mwe muri amadage mukanye muraje mwe muri kuzengera ngiye ndi kubareba ndavuga ati guse ninde dage so urumva rero urubyiruko rwinshi rukunda kugendera muri peer pressure njya mbwira abantu nkababwira ati buriya ujye wirinda umuntu ushaka kukuvanga muri gahunda zawe reba rinda ari ryo umuntu aba yibereye mu rugo iwe uraryamye maybe uri kwisomera bible uri kwirebera movie ukajya kumva umuntu from nowhere ngo ngo titi ngo bimeze bite se ngo uri hese ngo wallahi ngumva ngo ngwino tugende muri anniversaire ya kanaka izo gahunda nazo wari ufite so ugezeyo bagukubisa icupa abantu wenda baraserere bagukubisa icupa utahanye iki igisebe kandi ubwiye wigumira mu mahoro yawe urumva niyo mpamvu buriya ngiyewe mu buzima bwanjye ntabwo umuntu ujya unkura mu mahoro yanjye ngiye ngira abantu benshi tuziranye ariko ngiye ntushobora kuvuga ngo ngendana nande kuko buriya ngiye ntabwo nizerera mu bigare pe kuko nzi iki ibigare byagiye bikora biri no mu bintu njya ngira inama n'ababyinnyi bagenzi banjye navuga ati niba ubona abantu muri kugendana like nta hantu bari kukujyana mu nzira mbi wagumye iwanyu watuje ukagenda mugakorana ibyo mukorana nimba ari ako kazi then ukagenda mu rugo so ni ukuvuga ngo biri no mu bintu byamfashe ibi bintu mbimazemo imyaka myinshi Emery ndabeshya
sindi umusaza sunzi kera Emeline nzi kera like rega hano tuba dufite n'abandi bantu like ku ruhande nta kibazo urumva njye naje kera kandi Imana ibana nanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi kuko hari ababyinnyi benshi twatangiranye cyangwa ubu ngubu sinzi iyo bari nyine urumva ko icyagukipinze discipline kweri yego urumva rero discipline mana we ariko titi ikintu namaze kubona uri umuntu udapfa kwibagirwa urarekonesa cyane kandi ntabwo ushobora kuvuga ngo njye kino kintu ku badukurikiye bacyumve niba umuntu arekonesa aho yavuye avuga ati uko byagenda kose sinshaka kuva hariya wibuke ko hari umuntu ugera imbere agatambwe kamwe ateye akibagirwa gukinga nagezeyo muza ngiye ntange nimero yanjye ngo muzajya mumpamagara bibagoye niyo mpamvu bavuga ati ubwibone niyo ntambwe ya mbere utera usubira inyuma icyo kintu rwose maze nanjye kukibona iyo wumva uko wabikoze rero biba bigiye kugukora mu bintu rwose Titi yavuze that we need to learn from tukirebeho ibintu bibiri discipline wayisobanuye pe ubwo nyine abatumva bafunze amatwi baravuga gushaka ariko ikindi kintu wenda utayisumesheninga ariko ngewe mu kukumva mu kureba mu kuba nkuzi maze kubona ko utari umuntu upfa kwibagirwa wibagiwe utariko uri mwene nde mushumva wanjye niko nabanga uri mwene nde utamenye yava ntamenya niyajye so ndakigushimiye icyo kintu kubera ko ni abantu bake bamenya kuhakonesa mu buzima ni abantu bake bazi ngo iki ngiki nicyo nshaka kugeraho therefore ndiha iyi discipline imeze gutya ndiha mbese bon tugana ku musozo akantu nifuza kukubaza kameze gutya uba wumva mu buzima bwawe bwose ni iki kintu cyatumye uvuga ngo mu bintu byose twavuzemo iki kintu kitaza kuba gihari wenda twavuze discipline njye nakubwiye gushima we wavuze kugenda wubaha akazi kugira gute ariko hari indi bitakuvuyeho ibyo byose byakuvuyeho ariko hari ikintu cyaturutse ku muntu tureke wenda Remiko yaguhaye kwinjira muri drama team Remahari turamushimiye n'uwo mukobwa anyways ni igikoresho Imana yakoresheje kugira ngo ntanubwana nabizi so ni igiki kintu kindi giturutse ku muntu ubu ngubu muri ya gahunda yo kurekonesa twari turi kuvuga ubu ngubu ushobora guhagarara ukavuga uti uriya muntu yangize uwo ndi we ndahagaze kubera biriya bintu cyangwa se uriya muntu yakoze gutya none kubw'izo mpamvu ndabishimye ni iki kintu kugira ngo ejo n'ejo bundi muntu udukurikiye n'ujya gukora ikintu uzavuga uti byibura iki kintu ndi gukora hari uwo gishobora gufasha hari uzavuga ngo ndakidipendingishaho ubuzima bwanjye bwose what could that be shangiye navuga ko ni ababyeyi banjye pe ndabashimira nubwo wenda mama wenda we ntabwo akiriho yibereye mu ijoro ariko navuga ko niwe muntu mu buzima bwanjye watumye mbuyu nguyu kuko she was so supportive kugeza hahandi yangaga ko nkora n'imirimo yo mu rugo akambwira ati you just focus on what you love focusinga ku masomo no kuri kariyeri yawe kuko byabanje no kugorana urumva mvuye mu rusengero ndi muri famille ikijijwe papa twahoraga tuguruka urabizi nyine aba papa nyine gusa yaje kubyumva ndanamushimira nawe yaransapotinze cyane ariko my mom niwe kabisa ko yaransengeraga yari umubeliever kabisa yarizeraga avuga ati umwana wanjye umuryango twebwe tuzakira because of you umugisha wa famille yacu uzanyura muri wowe kandi hari ibimenyetso bimwe mba mbona so navuga ko ngewe I'm like this because of my parent isengesho ryatumye ukomeza uragenda imbuto bakwereye so guys mumbabarire kuba dukurikiye ntabwo ari abato gusa n'abakuru mujye mutekereza ku kintu wakorera umuntu ku buryo usiga legacy kurusha ku kintu wakorera umuntu kugira ngo akigusigarane ngo runaka yanguriye inkweto dushobora kubyibagirwa ariko uburyo wabayeho cyangwa legacy uburyo wamupushingaga kuba uwo ari we umuntu navuga ngo azabisigarana so thank you so much wakoze kumva nguhamagaye muri gahunda zose wari ufite zari zigoye ukitaba thank you so much kuri bino bintu usharinze kubera ko njye I believe ntabwo tuza kugira ngo
dukora ibintu just kuko tugomba kubikora ahubwo biba bigomba kuba biri impactful biba bigomba kuba bifite aho byandikwa cyangwa se impamvu yabyo. I thank you so much kuba mugejeje aka kanya tukiri kumwe, the team behind the camera, thank you so much, God bless you. Yeah, naho ubutaha mukore subscribe, nukuri mukore subscribe, turabasabye subscribe. Twabahaye ikiganiro cyiza kujya mubona ibindi biganiro kuri subscribe. So namwe mwakoze ko numera Linda. Yeah, I thank you. Bless you.